neza kanizere ko mumeze neza ngiye meze neza ndashima Imana n'abantu benshi abantu muri kuri YouTube channel yanjye abantu banjye duhorana Mana yanjye umuntu wese ubona notification akavuga ati ngombe ndebe nubwo nta mwanya mfite uhagije ariko mfate n'iminota 5 nicare ndebe cyangwa se numve nubwo yaba atarimo kureba kano kaboro nako nsiga muri iyi modoka kugira ngo ninsohoka isigare guhumura neza ningaruka nsange noneho byarushijeho. Ndabashimira rero abantu mufata umwanya mukareba video zanjye, abakunda plank murambibabwira ko ntabibagiwe ntago nabatereranye, zizagaruka umva ibintu byose bishoboka bitari bibi bitabangamira umuntu bitari ibyo kwibasira umuntu ku giti cye kuri channel yanjye muzabibona. Ariko usibye ko njye ntajyana nakora ibyo bintu byo kuvuga ngo hari umuntu ngo nafashe umwanya ngo njya kumushyira ngo kuri channel yanjye iri VIP rwose, ntago ari yo gufata umuntu umwe uyu rudori ngo ijye kumuvugaho umunsi wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane. Hari ibintu twakwiganirira tukaganira kabone nubwo ntacyo wakwigiramo cyangwa aho wakibonamo, ibyo byaba ari amahoro kuruta uko wajya kwicarira umuntu umwe. Ntago nabikora Mana, uko byaba bimeze kose, uko umuntu twaba tubanye kose cyangwa twaba twarabanye kose, ntago nakubaho ku muntu ngo mufate ngo umunsi wa mbere wa kabiri, simbyifuza. Imana izanabindinde. Hano hantu hari izuba riza uko ribishaka, murebe hano rirancamo ibice nkasa, hano ho ni ryinshi cyane. So mwabantu mwe muri iyi minsi social media muri kuzibona, hari ibintu biba mu minsi isa nkaho ikurikirana ukavuga ibi bibazo ubwabyo byicaye biraganira biravuga ngo reka dukurikirane, reka habanze iki ngiki, habanze iki, hakurikire Mana yise nijoro. Hari ibintu ngiye mbona nkavuga ni uko biri kose bino bibazo biba byaganiriye, kuko nta muntu wihamagarira ibibazo. Ntago umuntu ashaka kwicara avuga ngo ndashaka guhura n'ibi nyine avuga ibintu bibi. Uwo ari we wese abikora avuga ko hari ikintu cyiza agiye nyine abyivuga hari ikintu cyiza ashaka guhura nacyo. Ariko hari igihe ibintu biza ari umufiririzo, byari igihe nicara nkavuga nkafata akanya nkabitekereza nkavuga ibi bintu byaganiriye biravuga ati iki kirabanza, iki gikurikira ati wowe uzaba uretse gato ucishemo iminsi uzaze kandi nuzu uzamara iminsi niba kuvugaho. Abantu mutari mwafungura YouTube biri mu bitekerezo cyangwa mwayifunguye ko mukamutatajya gushyiramo video, tureke na YouTube wenda n'ibindi. Nizere ko muri kubireba. Social media bisaba kuzizaho. Niba ufite n'umutima woroheje mbonye indege, niba ufite n'umutima woroshye wige kuwukomeza kuko hari igihe isi ishaka kubyuka iri kukuvugaho kandi nta muntu uzi ukuri 100% ko ikintu arimo arakuvugaho. Wibaze nk'ubu ngubu umuntu akavuga ati nguriya ngo yaritukuje kandi wowe uzi ko inzobe yawe ntiwitukuje, ariko kuko utamenyereye ibintu bya social media ukuntu bavuga n'ibiki byose ukahita usara ukaza ukajya kwicara ukabwira abantu ngo njye ntabwo nitukuje niko navutse nsa njye buriya bimeze gutya na gutya. Urwo ni urugero rutoya mbahaye. So hari igihe umuntu ashaka kwicara akakora ikiganiro akavuga ibintu 10 ugasanga bitatu muri ibyo ntago ari ukuri cyangwa se nibyo biri ukuri. Rero utaramenyera ibya social media ukajya ukisobanura ugasanga uri gukoreramo amafuti, ugasanga ari n'ibyo uri kuduhamiriza bitari ngombwa. Mwabantu sindi umupro, apana sindi umupro, ariko ibintu mbona kuri social media noneho muzacunge murebe, uzarebe iyo nk'umuturanyi wawe arwaje umwana mutarabashuti nyine atari umuntu wawe hafi
ukahita utangira nta kuntu umwana we atarwara. Bagira umwanda kubi, ziriya n'inzoka n'ibiki n'ibiki, utuntu twinshi. Abawe nimba bafite ari nka 5 cyangwa ari 2, nyuma y'icyumweru nawe barajya mu bitaro. Barajya mu bitaro urwaza. Numara kwicarayo uhita utangira gutekereza abana b'umuturanyi navuze ese n'Imana iri kumana. None waruzi ko uri gukina saye n'Imana. Tujye tureka kubona umuntu ahuye n'ibibazo ngo twishimire ibibazo arimo. Bibaho ntabwo ari byiza pe. Tumaze iminsi tubona amasomo birenze no kuba amasomo, byabaye ibindi. Umuntu arishimira mugenzi we ko bamufunze, ejo bikagenda gutya. Urishimira mugenzi wawe ko arwaye, ejo bikagenda gutya. Nimba hari ikintu kiryoha mu buzima, baho ubuzima bwawe. Niba udashaka kwishimira iterambere rya mugenzi wawe, wikwishimira n'ibibazo arimo pe, byihorere. Ntabwo ari ngombwa. N'abantu murimo murashaka kuza kuri YouTube n'izindi mbuga nkoranyambaga, ndabasabye nimujya kuza musabe n'Imana ibahe umutima ukomeye. Ndabakunda cyane. Mujye muri Taste Republic, babaha ibiryo biryoshye, ibiryo bimeze neza, babahe care. Nta muntu wariye muri Taste Republic ngo arware inzoka cyangwa ngo agire ibindi bibazo bya hato na hato, cyangwa ngo wumva arakubwira ati nubwo nta nzoka narwaye ariko birabishye. Buri wa gatanu, uyu munsi turi ku wa gatanu, baba bagufitiye ipirawu. Baba bafite ipirawu iryoshye inshuti zanjye. Baba bafite ipirawu iryoshye. Bafite ipirawu igura 15,000 mushobora gusangira muri nk'abantu 3. So murebe nimero muri iyi video igiye gukurikiraho, mugende mwirire. Ni Remera mu Gisimenti, abantu bakorera hari hafi. Murumva ko ndi kubahereza ahantu harenze hameze neza, hari ikiryo kiryoshye. Ndabakunda ariko mukomeze mukomere mushikame. Umuturanyi narwaza umwana wirinde kubyishimira, kuko narwaza uvuga uti Imana mworohereze. Bishimira ko mugenzi wawe arwaje umwana, ejo twumva uwawe noneho byagenze ukundi. Muraho neza. Ndashaka kubarangira resitora nziza cyane iteka ifi iryoshye. Ifi warisha ubugari cyangwa kawunga, niba ibyo biryo ubikunda ariko kandi ukeneye abantu babitekana ubuhanga buhambaye, ni ahandi rero. Ni hano i Remera mu Gisimenti muri Taste Republic Restaurant. Bafite ibiryo by'ubwoko bwose, ariko ku ifi na kawunga cyangwa se n'ubugari ni abambere mu gihugu. Rero niba ushaka kurya neza nk'umuntu uri mu rugo, kurya ibiryo biryoshye bitekanye isuku, ukabirya uri n'ahantu hatuje nta kavuyo, nakurangira kujya muri Taste Republic. Ni hano inyuma na Ecobank. Waca kuri inyuma ya Ecobank, ni hafi cyane, cyangwa se ugahamagara iyi nimero muri kureba hano. Izi nimero zose ni izabo, barazitaba. Iyi ngiyi ni menu yabo, ntabwo ibiciro biri hejuru cyane. Urarya ukishyura amafaranga atari menshi cyane, ariko iyo bitewe n'ukuntu wabonye ibiryo bimeze, aragiye uvuga utari ko kuki batabigeze nk'ijana. Ibiryo byabo biraryoshye cyane, ntabwo ari amakabya nkuru. Taste Republic bafite ibiryo bimeze neza, bafite service mana yanjye imeze neza. Batanga care hahandi uba wumva uvuga uti icyo nari narabuze ni iki. So ndabakunda cyane rero, mwirire.